Hi guys, ntabwo sinzi ukuntu bigenze, interineti iraducika ariko ni karibu mubabwire bongere bagaruke kabisa. Ya ahubwo nyine bibaho internet network y'ijya irogoya abantu, ahubwo ya topic reba ukuntu wakongera ukayisubizaho birahita bifasha abantu kuba bakongera bakagaruka. Sinzi nimba muri kunyumva mwambwira kugira ngo nkomeze. Turakumva cyane karibu. Burakoze cyane Jambo ndetse na Rafael, rwose nakunze ibiganiro byanyu nkuko mubona na logo nyine nanjye ndi muri iyi industry, ariko tuba twagezemo tunyuze ahantu henshi hatandukanye. So ku kibazo cyangwa se ko numvaga Rafael abivuga nubwo mbona atarimo, mu Rwanda dufite probleme cyane kuba twakigisha hamwe n'ibyo byense yavugaga. Icyambere ubwo ndagifesinga kuri abantu badutanze muri ibi bintu cyane ndavuga nka Intogore, ndajya namamaza ariko munyihangane, harimo ibigo ngenda mvugamo nka za Ligas Plus n'abandi bigo bigiye bitanu, usanga bishyuza amafaranga ari menshi kugira batanga ubumenyi, ku buryo abantu benshi bashobora no kubwumva bakumva amafaranga bari kwishyuza bikagorana. Bamwe bagahitamo kwigisha, abo ni part 1, abandi bagahitamo gufollowinga abantu bita aba miners. Sinzi industry ya mining mu Rwanda nimba nabyita na mining cyangwa advertisement nkurikije, gusa babyita mining, ariko ubwo bazi ikoranabuhanga ubundi mining mu busanzwe bakoresha ni mining ikoreshejwe amamashini akoresha umuriro mwinshi cyane, niyo akora muri mining nka za Bitcoin n'izindi. Ariko twebwe ibi byacu biri hano giye uko mbibona like ni nka advertisement kurusha uko nabibara nko gucreate nka cyese gukora kibuto nshyashya. Ariko aho hantu wenda nzanyemo technique nyinshi, ariko turakeneye kuyo mu Rwanda tuzarebe kuntu twakora inkoranyamagambo, ariko ibyo byasaba ko habaho ishyira hamwe rihuza abantu bafite ubwo bumenyi kuri ibyo bintu. Ariko se leta irabyemera? Ubwo ba Jambo batugerera hejuru bazabaze nimba haba association ihuza abantu baba miners bita aba miners bo hejuru, ko bafite na community nini kurusha ababyigisha mu buryo buri professional. Ababyigisha mu buryo butari ubw'ubunyamwuga niko nabyita nibo benshi, kuko baba bababwira ngo ntago uri bushoremo amafaranga kandi uzabona amafaranga. Uwo muntu azaza yiruka, azaba aturutse muri scam za STT. Nuvuga ngo abantu benshi bisanga muri iyi field yo mu Rwanda mu buryo bwa cryptocurrency baba baturutse muri scam, bahiye baje gushakira aho bagaruriza hatasaba amafaranga, bagahita bahasanga undi nawe wariwe, agira Imana amenya mining, agira Imana yabonye imwe muhaye udufaranga, ubwo azabakusanya bose abashyire hamwe, ariko nta bumenyi afite. Kugira ngo bamubaza ari benshi, azakereyetinga YouTube channel, atangira ajye gusobanura wa mugani ibyo atazi bimwe bya Rafael, kuko azisanga muri condition zo kubwira abantu ngo network, azayisanga muri situation yo gusobanura abantu blockchain, azisanga muri situation zo gusobanura abantu Binance. Bibe na ngombwa ko akora video ari gukora iyo Binance. Uvuga ngo ni icyo kibazo dufite cyo kuba babizi bya nyabyo, bafite ibiciro biri hejuru. Ese nta kuntu cyakora ubundi ashimira nka Jambo kuko wari mu bantu bafite company, ariko agerageza gushyiraho part yageneye abantu bakiga ku buntu ari n'izi platform.
ariko hari ahandi utazanga nakubwire blockchain icyo ari cyo bati kuyo nkubwire blockchain kuyo nkubwire Binance kuyo nkubwire ibi nibi ku isaha urampa amadolari aya n'aya. Abanyarwanda mu by'ukuri ahita avuga ati kumbe ni bimwe na Beneri yavuze ati akaba arirutse. Ejo bundi agahura n'umumayinazi akamubwira ati dufite project hariya turi kuyiraninga ngwino tu mining, bazishyira hamwe udufaranga nibagira Imana batubone ni muri mining habamo za scam, creating ama YouTube channel zigisha cryptocurrency mu Rwanda. Navuga ko ari hafi ya ntazo ugereranyije nizigisha ku mining, kandi twese usanga duhuriye kuri icyo kintu cya cryptocurrency. Abo bantu ni nabo begera abaturage bakajagajaka. Numva habaho nka association ibahuza bakabahugura, noneho izo YouTube channel zikigisha ibintu bizima. So ntatinze mu magambo cyane, ubwo nasaba ba Jambo ba Rafael bari hirya no hino nubwo bari outside bakatuvuganira byibura habaho iyi association ntibayiti y'abasikamas, noneho abantu tukagira ubumenyi, kuko abamayinazi cyangwa se bano biroha muri bya mining kuri kwamamaza zino crypto n'amasoft yabagiye kuza, abenshi ntibanitaye no kubyigaho. Gusa ashobora kuvamo nk'umwe akabona interested agatangira akajya asoma za white paper, ariko abenshi nta no gusoma white paper, avuga yasotse nshyashya link amalink group ugasanga ziruzuye link urumva nko gufondoza ni ukwirwanaho. Mukamenya n'uburyo muza managinga abantu benshi bari kwisanga muri cryptocurrency, ni abantu bari kuva muri scam. Mbega niyo nzira muri make, uhereye muri scam STT iragutwitse, wanze kuva kwizima ugiye muri mining ubonye birakunda, wigiye mu tuntu dukeya, wiroshye muri spot trading, uwo nuwakurikije inzira wayi nuhita hera muri futures, yabonye candlestick bible, ugasanga biragoye. So biradusaba guhera hasi tugahiga n'icyo kinyarwanda. Ntago umuntu azagihiga rumwe, hakenewe association kuri abantu bahurira hamwe, y'abantu bari muri iyo field bagahimba amagambo, nimba ari staking ikabaguhunika cyangwa ze ndumbaze. Ubwo ndumva ntatinze naba mvuze ibyo. Murakoze. Umutima urakoze cyane. Samuel Beka yazamuye, yari yagiye atashoye ikibazo cye. Reka tumwakire tumuhe mic akomereza aho yarageze. Uyu muntu usoje kuvuga avuze ibintu navugaga n'ubundi kare, nk'ibintu asoherejeho staking biki na kimwe numvishe, urumva. Kandi ndakeka ko no muri audience ashobora kuba harimo abantu tumeze kimwe batabyumvishe. N'ibyo mining sinzi niba mucukura amabuye y'agaciro, sinzi niba mucukura ibiki, niba ari peteroli mucukura, I don't know. Kandi hari n'abandi bari muri audience bameze nkanjye wenda bashobora kwanga kubivuga. So industry is very complicated, kandi abantu ntago baba bari willing kuyivugaho. Mu gihe cyashize avuze kuri association, ariko ndabizi ko ihari mu Rwanda, irahari, kuko mu gihe cyashize bigeze kunya approaching bashaka ko mbabera communication manager muri izo business. Hari yewe na company yigeze kunya approaching. Ikintu cya mbere nabajije umuntu wanya approachinze ansaba ko nakorera company ye, nambwiye ati rero ntago industry nyumva, urabera gusaba kunyigisha. The same person twamaranye amezi nk'atatu mvayo nta kintu nize. So akansaba kujya gusobanura ibintu nanjye nasobanukiwe, biba ngombwa ko wayikwita. Ndavuga ati ntago numvi industry yawe, ibyo uri kumbwira kujya kuvuga ngiye kugenda nsoma ibyanditse ku rupapuro nk'uko wabyanditse, nabisoma. Ariko mu gihe nashobora gukoresha common sense kugira ngo nanarize, nange igitekerezo kiri independent kugira ngo menye industry ukuntu ikora, then I cannot do it. The same thing uyu mugabo yaravuze, nk'amagambo avuze ya nyuma nk'uko mbikubwira, ikintu numvishe which comes back ku cyo nasabye kare. Hagomba kubaho uburyo bwo kwigisha kandi bukaba buri practical. Hari principe yo muri bakunda kubyigisha muri radio production. Iyo uri kuri radio uri kuvuga, wimagine ko mu bantu bakumva harimo abantu b'abahanga cyane, ariko ukanimagine ko harimo n'abaswa cyane.
iyo tuvuga abaswa tuvuga abantu batazi no kumenya rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe. So hakaba harimo n'abahanga ashobora no kukureba akamenya ibyo ugiye kuvuga utaranabivuga, cyangwa ukaba uvuze ikintu akahita anamenya na objective impamvu bivuze. So nibwo buryo numva, sinzi niba nyumvikana, hari umuntu warumamagariyemo. Yego turacyakumva Sam. Yes, nibwo buryo numva bukwiriye kugira ngo ibi bintu bibe byakwigishwamo, like mu gihe uri kubivuga understanding ko hari abantu benshi bakurikiye who are not informed at all kuri subject. So uyivuge mu buryo buri very simple. Nukoresha jargons no kuri radio, buriya nuzumva umunyamakuru ukoresha jargons ni amagambo akomeye, amaterime, uzasanga ari bakeya, kuko muri radio production birabujijwe, kuko izo jargons zawe ntabwo umuntu mu gihe ari bufata umwanya wo gutekereza mining n'iki ajye kubyandika muri Google, mining muri Bitcoin n'iki, already hari ibindi bintu uri kuvuga atari gukurikirana, aji processing rya jambo. Ashobora no kutajya kubishakisha kuri Google ariko akakoresha umutwe we, ariko umutwe we urahita uba multitasking muri uwo mwanya. So ashobora kuba ari kukumva ariko ibyo uri kuvuga biri kunyuraho, aji processing ijambo rimwe wavuze. So the more you simplify it, the more it is attractive, the more you make it easy kugira ngo abantu babyunderstanding, the more bumva ko bikwiriye kubyunderstanding. So nyeka koko uburyo biba educated, uburyo byigishwa mu bantu nibwo bugoye, niho hari biggest challenge. Ikindi ngira ngo economy yacu ntabwo bimatching like ubushobozi bwacu, nayo ni view yanjye, kubera ko nuvuga ngo Bitcoin iri kugura $8,000 by'amadolari, ubigeze kuri 67. 67,000. Yego. Mu by'ukuri iyo ni investment na minisitiri ashobora kudakora in terms ya society yacu. So ubwo rero nkeka ko dushobora kuba turi no gusimbuka urundi rwego muri view yanjye, kubera ko akaba ari nayo mpamvu tutanabyumva, kubera ko 67,000 umuntu ashobora kumva yakwikoreramo uruganda rwa kawunga. Urumva mperuka kumva hari isaga z'uruganda rwa kawunga zabaye hano hafi. Umuntu ashobora kumva yakoramo ikindi kintu and still manage to get back his interest. Kandi noneho kuinvestinga amafaranga nk'ayo mu kintu utanabona, udakoraho, utari sire ko kinahari, then it is harimo challenge nini ngira ngo ya value yacu. However good it is, nubwo byaba bimeze gute, burya abantu barya rimwe ku munsi ntibayobewe ko kurya gatatu ari byo byujuje ubuziranenge, you know, but that's the option bafite. So how would it be favorable ku muntu uri muri economy yacu to understanding ko tugendeye kuri statistics zasohowe na leta y'u Rwanda muri statistical yearbook y'umwaka ushize ya National Institute and Statistics zo mu Rwanda, zigaragaza ko abanyarwanda 91% barya ari uko bakoze, hand to mouth. Ni kuvuga iyo atagiye mu kazi kurya bishobora kudakunda, ni kuvuga uwo muntu iyo yarwaye kurya bishobora kudakunda. Ni gute such a person will make an investment $60,000 muri Bitcoin? It won't happen. Be obvious, right? So then and that's the big population. Nurangiza ufata iyo 91% uhita ureba urubyiruko rwo rungana rute in that context, you know. Nujya kureba urubyiruko uko rungana ukabihuza n'izo figures, uraza gusanga ntago dufite ikibazo gusa cha education in terms of that, ahubwo dufite n'ikindi kibazo gishobora kuba gishingiye
kuri capacity yacu, ubushobozi bwacu from the financial perspective. Niyo view yanjye. I would challenge you from that angle, then you also help me to understand. Ese umuntu ufite ubushobozi butoya, umuntu ufite ubushobozi butoya, let's say nk'abo bantu 91% bashobora still to go into that business, cyangwa iyo n'indi business yabarenze. Kare Rafael yavuze ku kintu ngo abantu ngiyo numvishe ngo abantu bari kuvuga ngo kuri business ngo z'amahoteli ngo mpita nyumva zihenze. To be sincere, 60 byatangira hoteli mwe muri kubigura bitcoin imwe, urumva? So aho ngaho mpita numva ko wenda bishobora kuba ari ibyanyu mwebwe mwakize kurushaho, atari ibyanjye cyangwa atari iby'undi muntu nkanjye wepfiriya mu mashyamba, cyangwa se uri muri wa mubare wa 91 reka nkoreshe izo figures. So I really think nkamwe mufite iyo fintech company, what do you suggest? Ni gute umuntu urivinga hand to mouth, because nituza tubivuga tubisandisha n'ubuzima bwacu. Ni gute umuntu ubona ayo mafaranga muri ubwo buryo, kandi tuve no kuri uwo muntu tujye ku muntu uhembwa umushahara. Uraza gusanga nufata umushahara w'umuntu ukawukuramo basic need, ubwo nibyo kurya na accommodation, wenda niba afite n'abana ukamukuriramo school fees yabo, mu by'ukuri uraza gusanga ahasigara amafaranga make, cyangwa niba ntayo, cyangwa ugasanga abaho mu ideni rindi ryiyongeraho. Ese how can such a person still invest muri iyo economy, cyangwa iyi economy bayamusize tumenye ko nyine atari ibyacu, bamwe babe babivamo kare. Thank you. Buriya rero mpamya nashidi ngewe mu ino opinion yanjye, niba ukiri ku rugero yo kuvuga ngo ejo nzarya iki cyangwa ndarya iki, ntabwo ugomba kwegera isoko rwose, kuko ubu investinga ibyasigaye nyuma yo kwishyura inzu, gukemura ibibazo by'ibyo byose ibisigaye bijyana n'isoko. Ariko noneho hari ikintu kimwe going by that statement to cause, and going by the figures dufite za Rwanda National Statistics umwaka ushize, ushobora kuyifata statistical yearbook iri kuri website yabo. Abanyarwanda bashoboye gukora such an investment bashobora kuba ari 1%. Niko bimeze rwose. Kandi muri 1% sindimo, so nshobora kuba ndi na wrong place. No. Sam, let me phrasing ntuzanye gutya. So niba uri ku rugero rwo kuvuga ngo ishuri ejo nzarya iki, ejo nzambara iki, inguzanyo nafashe ugomba kwishyura, hari ibibazo byinshi umuryango nyarwanda muri iki gihe ufite, atari n'u Rwanda gusa, hafi ku isi hose, ariko wenda reka tuvuge twebwe muri rusange. Mu by'ukuri ntabwo ugomba kwegera isoko cyangwa gushyira amafaranga mu isoko kuko nta nayo ufite, ariko ntubujijwe kumenya information, ugomba kuzi kumenya ibintu no kubikora biratandukanye. Impamvu cyane ngomba kubimenya nuko kugenda haboneka umubare munini w'abantu bari kuburiramo life saving yabo muri ibi bintu, kuko abunyapolitiki ndavuga ati hano hari umuntu warunyimbaye 100 by'amanyarwanda, hakugira ngende nyarye nyamare reka nyashyire mu kintu kizororoka kigakura, akaza agashyira mu bintu atabyumva, yirukanka yumva ko ari yo nzira yonyine ishobora kumugeza arahirye. Burya rero kandi none wibuke neza ko abantu bose bakize cyangwa bafite amafaranga cyangwa bafite ukuntu bameze mu buzima, hari aho baciye, bose barabanje baba kuri urwo rugero, ariko bigira igihe bajya ku rugero rutuma babasha kuba investing. Niyo mpamvu information n'ubumenyi ari ngombwa pour moment. Ariho nakubisha kubwira abantu ngiye mu byo nganira kuri ibi bintu, ntabwo mba ndi kubwira abantu ngo bikore. I think you should know about it, ukamenya uko bikorwa, ibyo ari byo n'ikibazo biri gukemura, n'agaciro ibintu bishobora kugira ku impact ubuzima bwawe bw'ejo hazaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ikindi nanone iyo bavuga cryptocurrency ntabwo bavuga bitcoin gusa. Bitcoin ibirebye usanga ari nka zahabu, 99% bya zahabu yabaye mined, ntiragira ikintu ikoreshwa. Ariko dufite ibuye bita silver, ndetse ubundi agaciro ka silver iyo urebye muri iyi banki RBMA y'Abongereza, ugiye ukareba silver bakugurisha ku rupapuro, kuko silver nyinshi bazigurisha baguhaye kontra, uvuga ati ubu ngubu
Rukundo afite silver muri banki, baguhereza sheke ya silver, umubare wazo n'agaciro kazo ku rupapuro, ariko ujye ukayibaka ukajya kuri ati umva shaka zino silver zanjye maze imyaka 30 ngura silver ariko ndazishaka zose anga nuko ntabwo zabazi kubonera. Kubera iki? Ntazihari silver, kuko silver ni ikora ibintu byose, plaka za ino ntuza motherboard ya computer, telefone yawe, ikintu cyo cyose kiri electronique gikeneye silver kugira ngo yewe n'imodokari, hari parti z'imodoka nyinshi zirimo hara nyinshi zigomba gukina silver, wenda kugira ngo wumve utility ya silver byagusaba kugira ngo ukore due diligence yawe privé witonze kugira ngo ubone use case irimo harahirya. Ariko biratangaje kubona silver ikigura amadolari 20 ounce ku isoko ry'imigabane. Igiciro cya silver ntamye nashidikanya ko kiruti cyazaho kure bitewe na demand, ariko abantu amabanki manini akomeye ku isi nka banki y'Ubwongereza, JP Morgan Chase bamanipira igiciro cya zahabu cya silver bitewe nuko baramutse bakakireka kikaba igiciro kiri ku isoko, ntabwo twakongera kugira affordability y'ibikoresho electronique tugura, such as telefone, televiziyo yawe mu rugo n'ibindi byose electronique. So ibi ngibi nabyo kubwira kubiri kubaho muri aho telefone zapfiriye, twavuga ukuntu essence iri kugenda ihenda bitewe nuko abayicuruza cyangwa abacuruza petroli bari kugenda bagaragaza ikiguzi cya petroli katari kiri bari kwaka kuntuza kuri kwigara. Ejo muri twabonye leta z'Abarabu bagabanya umubare w'utugunguru bakuraga mu butaka bwa petroli kugira ngo kuko ifite less supply, ifite supply nkeya, igiciro kiriyongera. Bavuga ati impamvu igiciro cyacu kizamuka nuko dufite dushyira supply nini ku isoko, reka tugabanye utugunguru dushyira ku isoko kugira igiciro cyacu kizamuke. Supply, demand and law, that's what we're talking about here. So ubwo rero ntabwo ari Bitcoin yonyine iri gukemura ibibazo muri ecosystem turi muri uyu none. Hari company like Zinfin XDC igura 0.043 ushobora kwinjira. Hari XRP iri guchallenginga Swift ni uburyo banki zikorana zikoherezanya amafaranga liquidity ku isi yari hose, sibyo ukoresheje Swift, ariko Swift ikora mu buryo nanone buri traditionnel butakijyanye na sigeze uyu munsi wa none. So XRP ni societe y'Abanyamerika ariko yari ifite ibibazo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe nuko abayireze na mapusi manini, big hats, ko iri muri makeya bafite charge bashyizeho kubera ko babonaga ko igiye kudisruptinga technology yabo itunye bari ku isoko, bayishakira ibirego kugeza umunsi none. Ariko abantu bakurikirana amakuru, hari amakuru amaze iminsi 2 asotse. Ikibazo cyo muri ubuzima bw'iki gihe, iyo bagiye kuvuga ibintu bakoresha langage diplomatique. Langage diplomatique iba ahantu hose, haba mu bucuruzi, haba no muri politike. Umuntu akavuga ibintu ntubyumve, ariko niko bimeze. Ibintu byose by'ubwenge bivugirwa mu migani, bivugirwa mu migani no bikangira twe tutabyumvisha. I think nanjye kubihuza n'ijambo ryo muri Bibiliya ko biriya n'igitabo kirimo ubwenge bwinshi, and I think abantu bagiye kugikoresha ngo correlating what it is. Hari igihe Yesu yigeze kubwira abantu ngo nza rura rusengero nshobora kurusenya nkarwubaka iminsi 3. Abahungu b'Abayahudi bari harabarakara byatara bavuga ati Mukaritasi nigute ashobora kuza ngo ashobora gusenya urusengero rwacu, bantu bazagashyiramo turanga by'abantu rwubaka iminsi 3. Uriye kuri ameze hari biri mu bintu yazize. Ariko icyo yabwiraga abantu kazapfa umunsi umwe akazuka nyuma y'iminsi 3. Mu by'ukuri amagambo, ibintu byinshi dukeneye kumenya biri embedded muri code. Icyo tuba dukeneye kwicura tukaganira. Ikibazo ntaho twaganira gute tutumva science y'umuhuro ya meeting, tutumva ko wowe hari icyo ndusha, hari ukubona ibintu urukumva gutandukanye nuko mbona, hari uko byumva. Nubwo kandi ikindi kibazo muri society yacu ntabwo tuwekaminga ibitekerezo binyuranyije n'ibyanjye kugira ngo tubone ibintu ku rundi ruhande tutabasha kubona. I do believe ko change izi impinduka ziranga gusigara. Twagiye tubona ukuntu ibintu byagiye duhinduka. Niba uzabaza nk'umwistoriye akubwira ukuntu impinduka zagiye zibaho mu bantu ku isi, hari igihe abantu batambaraga, hari igihe abantu batari bazi kudomestinga inyamaswa no guhinga. Icyo gihe kiraza abantu bamenya guhinga no kubika inyamaswa mu nzu zikabyara zigakura bakazirya. Abantu bari batabizi. Icyo gihe kije ntabwo ubuzima bwari butandukanye n'ubwa mbere. Igihe kiraza abantu bakora amashanyarazi, baratangira bakajya productivity irihuta kuko bashobora gukora amanywa n'ijoro bitewe nuko harabonaga. Nyuma y'amashanyarazi haza internet, inyuma ya internet ubu turi muri web 3.
aho ushobora kwitabira inama, ikirori, ahantu ariho hose utavuye iwawe mu rugo, ugakora ku muntu ushaka. Aribyo urabona ziriya ntuza iya VR wambara. Hari umudamu bita niba ari the general uri mu Rwanda ubasha kukujyana mu birunguta uvuye mu biro byiwe. I think ejo hari umuntu kwitubwiraho, ariko deja ni ya tekinoloji ya web 3 ya developed n'abana bakina game. Twese twatuzi ko abana bakina jeu video aribo bana batazigera bagira ikintu bimarira mu isi, ariko uyu munsi nibo bari ku develop tekinoloji. Uyu munsi wa none tugiye twicaye ibihugu bimwe byarayitangiye. Mu minsi n'imbere uzajya wumva igihugu cyagiye n'ikindi mu ntambara bitahuye, hano wishundi nta n'ikintu bangiritse cyangijwe. Kuko ndaguha urugero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'imwe zigira bemera gukora intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafite byinshi byo guhomba. Ni gute urwana n'umuntu udafite icyo ahomba? Kudevelopa systeme y'imirwano utsinzwe akasarendinga bakoresheje tekinoloji. I think that's where we're heading. So nkunda guparticipa muri ntuza mu nama zigiye zitandukanye y'abadevelopa bari gukereya ibihangano biri kudistracting imibereho. Noneho iyo umaze kumenya iko bari kubikora, nibwo umenya ukuntu ukora investment. So ushobora kuyikora, hari abantu bari gukibaka investing, nayo ndemera nashidikanya ko inganda ntaho zizajya. Ni uburyo buri traditionnel bwo gukorera amafaranga, ariko ikibazo cyabyo bigoye kubyinjiramo n'ikiguzi kisaba kugira ngo ugure imigabane muri Bralirwa, kugira ngo ubeho dependinga na dividend za Bralirwa. Byagusaba nibura miliyoni 700 z'amanyarwanda kugira ngo buri kwezi cyangwa amezi 3 Bralirwa igiye guhereza amafaranga ahagije kugira ngo usatisfying needs zawe za buri kwezi. Ayo mafaranga muri runo rubyiruko rwacu turafite hoya, ariko uyu munsi hari tekinoloji iri gushapinga isi as we know it, itaraba regulated, itaragira amazina. Ariyo bari kukubwira, ariko babimenye kera bari kubikorera barimo barakoresha nk'umusaruro, abandi nabo bakabikoresha mu kwinjira mu mifuka y'abandi mu buryo bwo kutabisobanukirwa, kuko iri confused biroroshye cyane kuko iri confused, sibyo? Aribyo turi kubona ahantu hishagiye hatandukanye. Ariko igihe kiramenye ngo niba utabasha kubigura, kuko majority niko tumize, ariko ubimenye. Kumenya rero impamvu tuzo twishaka ngaha rimwe na rimwe ngiye nkunda kuzanga nta kintu nje gusharing information n'abantu wenda barimo. Ngiye bwa mbere zana kuri Twitter numvuga ko hari abantu benshi bakoresha muri Kinyarwanda bashaka bari muri isoko. Let me just go and talk about it, and numva icyo ubitekerezaho, icyo bitekerezaho, duhana handi ibiganiro, and biragufasha kumenya neza gusangira ibitekerezo. Ariko turacyari nyuma cyane. N'ejo wundi ku nshuro ya mbere numvishe statement y'abantu bagomba gushyiraho amategeko, bari kuvuga ngo bari kuvuga ibintu batazi. Numva umuntu umuyobozi avuga ngo Binance ubwayo, Binance ni exchange. Urebye capital market cap y'amafaranga bafite, de profit bamaze gukuramo, aruta ekonomi y'u Rwanda, Kenya n'Ubuganda. Nyirayo ubwayo afite billion 33 cash ku makonti 3, konti y'Ubusuwisi, Ubushinwa, Hong Kong na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyirayo ubwayo ayo ni amafaranga yahembwe na exchange yo. Ntabwo turavuga ngo eske tujye tureba obvious, tumenye ibintu ko bimeze, niyo tutabasha kugira icyo bikora ko tubimenye. Numva rero nampagaze looking to answer ikibazo cyo cyose mfite ubushobozi bwo gusubiza. I will go ahead and answer it. Yes, sinzi nimba muri kunyumva. Go ahead bro. Yes, niba muri kunyumva, ngiye nashaka kuvuga ku byo Sam yahoze ari kuvuga mu kanya kashize. Urebye nekereza neza yuko yemeye impinduka, akabanza akareba uburyo ubuzima burimo impinduka, guhera niyo wahera duhereye muri za 40 ukazamuka ukagera muri za 80, ukazamuka ukagera muri 90, ukazamuka ukagera muri 2, ukazamuka ukagera 2020 n'urugero. Okay, ubona ko buri myaka igiye ifite impinduka na technology, buri kimwe cyose ubona ko harimo ibintu by'impinduka bitubaho. Ikintu Sam numvise afite ikibazo cy'uko wenda ashobora kuba yaramenye ibintu bitandukanye byinshi cyane, bishobora kuba abona bimugaburira, abona bimutunze, akavuga ati nta kindi kintu nakongeraho. Asa nkaho nkurikije uko numvise avuga, numvise asa nkaho yabanye aho
ko adafite ikindi kintu cyo kongeraho, kuko ama information amuca mu maso, ariko ntago ashaka kujya kubishaka ngirebe, ntago ashaka kujya kubimenya, ashaka gukomeza kubyumva gutyo bimuca mu matwi cyangwa bimuca mu maso, ariko kugira icyo abikoraho nta ikintu na kimwe abikoraho. Yes, ubwo kuri iyi ngingo rero ya Samu, first of all, buriya iyi cryptocurrency ni uvuga ngo ni kimwe cyangwa nako sinzi ko nabivuga, ni technology of course. Sinzi nimba hano harimo umuntu ukora programming cyangwa programa. Buriya programming igihe cyose ugomba kuba uri updated cyangwa uhora ushaka information. Muri iyi minsi hashize muri programming hari ikintu cyaje kitwa Devin ni AI, nkaho yari ubwoba aba programmers bose ko bashobora kuba bagiye kubura akazi, bitewe nuko umuntu wese ashobora kuzaba ari umuprograma bitewe nuko afite access kuri Devin. Izo information za Devin ashobora kuzikoresha yiprogramingira buri kintu cyose we yifuza, bitewe nuko na design nuko bitewe nuko ubwonko bwiwe bugishaka bugikeneye. Nuvuga ngo izi technology zihora ziza buri gihe cyose hano mu buzima bwacu, bidusaba kuziga. Nyuma yo kuziga turashaka experience yazo, tukaba turi updated cyangwa dufite izo informations. Noneho twamara kuzigira izo informations, ahubwo wenda tugakritika, ariko twamaje kugira ayo makuru. Nk'ubu impamvu Devin aba programmers bahoze bari kuyibandaho bayivugaho cyane ku isi yose, ni ikibazo kiri mu programa ku isi yose, bavuga ati tugiye kubura umugati, nta yindi nuko babonye ni ikintu cyabaziye. Iyo information nk'umuprograma waba utaragize information kuri Devin, wontekereza ko arasigaye kubera ko Devin mu gihe abandi bazaba ari kwiga uburyo bwo kuyikoresha, mu gihe abandi abo turimo turavuga ngo izafasha abantu bose muri rusange, kuko dushobora kwibera programa, hari utazaba ari kubyumva agikenera ko hari umuntu ugenda akamuprogramingira ikintu ashaka, kandi yakabaye ko ari gukoresha Devin AI akayikoresha muri programming y'icyo ashaka. Samu rero uricara hasi ufata umwanya wawe everyday, buri gihe cyawe cyose byibuze ufata iminota 30 uyapdating kuri cryptocurrency, uyapdating ku ma technologies ari hano hanze ahangaha, nibwo uzabasha kubyumva neza. Kuko washyizemo, numva ngo urimo urashyamo ibintu biri politike cyane, of course ubuzima bwose tuba muri politike, ariko numva gashyamo ibintu biri politike, kuko imibereho yacu iki government iyo biti cyane, wakabaye kuba utangira hoteli siju ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ntabwo level y'ibyo turya buri banyarwanda ku munsi turya, ibyo ntabwo biri political, ibyo ntabwo biri political, ibyo biri social. That's life. Yes, nta kibazo. Ibintu bisanzwe ntabwo biri na politiki. Yes, it's okay. Ibyo turya ntabwo turi ku level yo kuba twakaccessing izo investment, ariko ikintu ngiye mbasha kumvamo aho ngaha ntabwo ari ikibazo cyo tutabasha kwaccessinga izo investment, ahubwo ni ikibazo cyo tutari kubasha kubyumva. Wenda bamwe muri twe kuba tutari kubasha kubyumva, rero twivuga ati tugenda twanzura tuvuga ngo kubw'ibyo ntabwo bishoboka, kandi ukuri ko ntabwo ari uko bidashoboka, ukuri ko bwo birashoboka, kuko nimba hari ababirimo muri iyo kariyeri kandi bakaba bikora, bakaba babibona icyo bibamariye. Nimba hari abandi babimenye bari ko batabikora ariko babona akamaro kabyo, abo nabo n'abandi, akabona babandi babibona bibaca mu maso ariko adashaka no kubimenya, abona information ziraho zitambuka gusa, ariko ntiyinjiremo ngo avuga ati ariko kino kintu gisobanuye iki, kuki gihari, kuki gihora kica mu matwi yanjye, izo information ukazitunga kugira ngo wenda nibiba ngombwa ko hari impinduka ukora bitazagutunguraho, zizampinduka wizahita winjiramo korohere cyane. Numva gasa nkaho apointinga. Yes, sinzi niba Samu mwumvise neza. Ngerageje kuvuga uko Samu namwumvise,
ntago Samu ari kwibariza. Samu ari mu mboni y'abantu benshi, kandi koko nge nabashije kumwandastandinga kuko we personally yakubwiye ko yabashije no kugura Bitcoin, sibyo? Niba yarabashije kugura Bitcoin bivuze ko hari understanding ayifiteho. We ari kubariza abantu benshi muri rusange, nicyo kibazo yabaye nk'uheraho akavuga ati ubumenyi bw'ibanze kuri ibi bintu bwavahe. Ngewe wimbwira Bitcoin nk'umuntu uyikora buri munsi, mbwira Bitcoin nk'umuntu uri hariya mu cyaro Nyabwishongwezi cyangwa muri biriya byaro bya Nyagatare, ufite computer, ufite access kuri internet, ariko udasobanukiwe ibi bintu. Aravuga ati ubumenyi bw'ibanze bwavahe, ahantu hizeweho kubukora havahe. Hano tugira space buri wa gatandatu saa 2:30 tuba turi kuganira kuri ibi bintu na bitishyuzwa. Umutiba niwe wigeze kuvuga ngo ahantu ushobora gukura ubumenyi, ibigo bitanga ubumenyi mu Rwanda usanga byishyuza amafaranga umuntu atabona. Nk'umugabo witwa Rwema ejo bundi twigeze kubona video yiwe avuga ngo kugira ngo akuganirize kuri ibi bintu akwereka inzira y'ukuntu bikora ngo no kumwishyura ngo ibihumbi 590 by'amadolari. Kandi ubwo nawe nta nubwo abyumva ku rugero rwarajya akene bet 10x ku mafaranga yaka, ko nta busobanuro buhagije afite usibye kuvuga izina ryabyo. Yaravuze ngo ndetse ngo n'aba ngaba ahita yubika umutwe ashyira ugutoki mu gutwi ko agomba ndetse ngo n'aba ngaba ngo bakwite ngo baribwa ngo muri aya maplataforme ngo ya Bitcoin ubwabyo. Aho ngaho nahise mpagarika kumwumva. Icya mbere nta platform ya Bitcoin hari, kubera ko nibyo tugomba kumenya gukora. Tugomba kumenya gukoresha ijambo ryaryo uko risobanura no kuko finance ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Ushaka kuvuga ibintu nabi nanjye ukabyumva wowe muri bwawe wabivuze, ngiye nkagendera ku byo wavuze nkimvurwa amafaranga. It takes a time, energy kugira ngo ukorere amafaranga, and then kubera kutamenya kuvuga ijambo ukora meaning hagendera kuri yarari. Ako kanya neza avuga ati nahise mpagarika kumwumva right there, mfata video ni forwardinga groupe mperere nabaga ati dore ngaha abandi bana bageze. Ariko amakuru nzi nuko nawe ubwe uguye umwishyuye agenda akareba umuhungu bizi, kandi nawe ubwo ngubwo ntago abizi kabizi, kuko umenya ko umuntu abizi nawe ubizi. Uri kumva ababwira ati umucurukure umuhereza information zihagije. So nukwirinda information z'ibi bintu. Hari cyo bita white paper. Buriye wanditse Bitcoin kuri Google yawe bahita baguhereza impapuro z'amapaje niba atari 10 cyangwa 8 akubwira Bitcoin icyo ari cyo, uko yaje. Uramutse uhugutse ugakura nk'ubuneruke, ugafata niba n'icyongereza kirimo hari akikugoye ugatraduiza mu gifaransa, sibyo, mu rurimi wumva ruri comfortable, ugasoma neza, bakwigisha Bitcoin icyo ari cyo, ikibazo baje gusolvinga, urukumva isekirite yayo ni iyihe, n'impamvu iriho. Noneho ibibazo bindi wibaza urashobora kubibaza AI cyangwa ukaza ngo ukayibaza abasavi investor bamaze mu gitowe. Eske ibintu bintu nabigiyemo ariko umuntu kumenya ikintu kikujyanye mu isoko. Ngiye mu isoko mba ngiye kugira ngo mbe part y'impinduka iyo technology zazana. Amafaranga mbere bwa mbere najyaga mushaka amafaranga, nagizemo ndayabura, njyamo bwa kabiri sinayabura sinanayabona, ubwa gatatu mba comfortable, ubwa kane njyamo ndi kuvuga ati iyi technology tanshika ntayirimo kugeza umunsi wa none. Niba sinzi ari ryari, ariko sinzi wenda igihe watangiye kureba capital market, ariko ngiye bwa mbere mbona umugabane wa Amazon nawe ubonye ku $7. Ntabwo nzabyibagirwa, hari mu 2006 mbere yuko ntuza isoko ry'imari n'imigabane ku nshuro ya mbere crashing muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Buyapani no mu Bushinwa. Noneho Amazon iri ku $7. Ndavuga ati se icyo gihe nabaga Portugal, wagura n'umugabane umuti buvuga ko agurisha ibitabo, kuko igihe yagurishaga ibitabo, uduservice ko kugurisha ibitabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iki kintu kirashobora kwikuba kabiri. Numvaga kwikuba kabiri nibura nkagira 18, ako ndadoutinga ko numvaga ko abantu batazadabuta internet nk'uko ubonye Amazon, Facebook, Google niyo bantu niyo masosiyete ku isi ya revolutioninze internet, iyo ngiyo ubona gutya. So nuko
ndapapa ndabyihora ndavuga ati nawe nzashaka indi tekinoloji numvaga iriya bizinesi ntayumva ariko washyize nk'amadolari nibura 100 muri kiriya gihe byari 2,2 kandi kuinvestinga ngomba kumenya ko bikenera igihe hari abantu bashyira ahantu amafaranga yabo akabyuka ajya kureba ko ayo mafaranga yakuze ejo mu gitondo no it takes time kugira ngo umwana akure bifata igihe kugira ngo sosiyete ibyimbe yikube kabiri yikube gatatu Amazon mu 2003 umugabane wari 8,000 by'amadolari ejo bundi covid irangiye 8,000 by'amadolari umugabane umwe fata amadolari 100 ugabanye na 7 umure imigabane wari ufite none iziko na 8,000 uza kubashyize ara hirya uyu munsi ufite investment ihagije kugira ngo ubake inzu y'ubwoko wifuza muri comfortable nkanga iyo niyo power yo kuinvesting so investing no kubanza ukagira goal first and foremost ugomba kugira gahunda ya y'icyo bikoreye eske ni mbikore umwana w'umukobwa wanjye nabyaye eske mbikoreye umuryango wanjye eske mbikoreye ko nshaka kugura umurima wo gushyiramo amashevari yanjye nkunda amafarasi ku giti cyanjye yewe nyumva ko mfite amafaranga nagura yade nkashyiramo amafarasi so ugomba gucreate goal warangiza gucreate goal ukareba ukuntu ni iki kintu kigufasha kugera kuri zira goal za okay ukagenda ukareba amasosiyete y'ama startup n'ama company menshi ari gusolving ibibazo nandi ari gukora innovation ni igihe ufata ikintu cyakozwe ukagishapinga ukakigira cyiza kurusha uko cyari kimeze sibyo ndaguha urugero kera twakoreshaga ingwa twandika ku kibaho ariko education nyinshi zigezweho ntabwo ugikeneye ikibaho cy'umukara ngo wandike havuyeho hajyaho marikeri umuntu akajya ajya ku kibaho yandikisha marikeri uyu munsi hagezeho televiziyo ibingana nk'ikibaho noneho ugakonda akabike ya televiziyo iguturunira video igaturuna Wikipedia YouTube ari ikibaho cyo kwigisha abanyeshuri urumva ko ikibaho ni uburyo bwo kwigisha buri traditionnel bwabaye disrupted na technology ya whiteboard aho whiteboard umwarimu ashyira whiteboard harahirya agahanagura ikibaho adashize wa mukungu umwijana mu mazuru ndetse ugateza ibicurane abanyeshuri uyu munsi wa none technology yabaye involve ikibaho gicomeka kuri internet ku buryo uvuga gutya avuga ati bereke systeme ya digestion you know ikagenda hari kituna deja igatanga education mu buryo buri video none nawe ukabikopia muri computer yawe ugatwara PDF yuzuyemo ya information yarahirye so investing rero ni ukubanza ukumva ibitekerezo by'abantu bari gukora ibitekerezo bari ku develop ibitekerezo bari ku disrupting la technology niko investing itangira iyo umaze kubona ko icyo kintu gishoboka wanagikunze ko nagushaka kwinvesting mu utakunze niyo wanda uvuga okay ngaya amadolari 50 yanjye njyamutse nyabuze ntacyo mpomba ndagumye ngasinzira ajyana n'abana kwishura apana gushyiramo ibyo udafite icyo kibazo nagiye nkigira kubera gukunda technology cyane na change mbonamo nkashyiramo iby'abane n'ibyanjye asigara ahubwo ndi mu madeni ni kubita hirya no hino ariko nkabikora nkabivamo ariko reserving ntuza the investment so investment rero no kubanza ukagira gahunda icyo ushaka kugeraho ukubaka n'uburyo cya kintu uraza kuza kukigeraho ntabwo ari ibintu byoroshye ariko birashoboka bitoroshye no gukenera discipline kandi twebwe abaturage kenshi ntago tugira discipline kuko discipline yigwa mu gisirikare kandi twe ntituri abasirikare abasivili ukamenya kwihangana kandi uri hasi ukamenya kuri hasi ugategeza investment ya growing none ujya kuvuga ngo uzajya gukorera corporation depending n'umushahara twese tuza abantu bose twese tuza abantu henga amashahara minini abantu bize amashuri menshi ariko ibibazo byabo ntibijye birangizwa n'aya mafaranga baguheza iminsi 30 ku giti cyane ntibizijya binumvikana ukuntu ujya gukora ugakora iminsi 360 y'umwaka wangiza akaguhembamo iminsi 12 gusa it doesn't make any sense bivuze ngo dushobora kuba turi mu gihe aho ukeneye kuba boss wawe wowe ubwawe kuba boss ku giti cyawe ariko ukaba utabizi ndagurugero nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ukeneye banki kugira ngo ukore investment ntabwo ukeneye banki kugira ngo transfer amafaranga ntabwo ukeneye banki mu kintu cyo cyose hari technology zamaze kudecentralize finance ku buryo ushobora kuba your own bank ukoresheje Coinbase ushobora kuguza amafaranga kuri Coinbase cyangwa kudownload ntuza application muri telefone yawe ukaguza amafaranga ukanayaguza nawe amafaranga abo yagurije bakakungukira kandi udashobora kwibwa cyangwa bakwiba iyi ntago ari recommendation ku muntu wese uje wabuje none ahangaha this is information ndi gupassing nta nubwo biri available ahantu hano hose ariko kira kinyamaswa bita ngo niba ari SEC kigomba gukora regulation bamaze kubona ko Coinbase igiye ku disrupting traditional banking
barirukanse bashyiraho amategeko bavuga ati umuntu uzasubira gukora ibintu nk'ibi ngibi byo kurendinga ati ntabwo byemewe ariho stable coin zaje kugira abantu bajye kugura stable coin maze bazilending none icyo gihe ushobora kuba ufite amafaranga yo kukohereza amafaranga uyikoresha cryptocurrency cyangwa se ukoresha stable coins ni amasegonda iyo ufite amafaranga ushaka kugura ibintu mu Bushinwa bitwara iminsi 3 kandi nkagutwara n'iki nkagutwara iyo ufite n'urugero ushaka ikintu ushaka kugura mu Buyapani kugira ngo icyo kintu kigereho ugomba kujya gushaka banki ugomba gushyira amafaranga kuri banki nayo ikakubaza aho ugiye kwishyura amafaranga rimwe na rimwe iyo basanze ari abantu batize ari abantu hari ibibazo biri hagati y'igihugu kimwe n'ikindi ntabwo bemera guhereza amafaranga muri banki uziceka yuko buriya ushobora kohereza amafaranga mu Burusiya none ahangaha ntabwo mbizi right now ariko kuri impamvu zo gufasha umuryango birashoboka muri Leta Zunze Ubumwe wenda kubera demokarasi hari ariko hari nk'ibindi bihugu udashobora bitemewe sibyo ntabwo ibyo ngibyo mbiziye ku buryo nabiganiraho cyane ariko nzi neza ko ariko iyo uri muri industry ugakoresha decentralized finance hari nka Coinbase KuCoins urabasha gutransfera value uko yabungana ko ariko kose hagati yawe nta mu midomene urimo harahiri utekereza ko ibintu ababanki bashaka kubyumva heck no utekereza ko bashaka kubimenya wenda igihe kizaza kubera ko nta kizabibuza ko abantu babimenya ariko right now hagari none hanga so kubimenya rero ukanabyitegura I don't think ari ikintu kibi you know what I mean ukubimenya ukanabyitegura ukamenya impact ishobora kubaho ni iyihe ariko most important ni gute ibyo bintu ushobora kubya profitamo ni gute bishobora kunkura hano ndi bikangiza aho nshaka kwicara umunsi wa none nibyo tuzahanga rimwe na rimwe iyo mfite umwanya nkaza nkaganiraho my basic understanding kuri finance moderne igezweho and nuko nigiye kuba erupt technology ziri traditionnelle nyinshi turi kugenda tubona hano hirya ni nkuko uyu munsi wa none mwagiye mubona sinzi twese tuzi ubuhinzi ariko buriya witegereje ubuhinzi ubona ubuhinzi wari uzi cyane ariko buhari uyu munsi wa none heck no uyu munsi turimo turahinga dufite imashini zihinga ntabwo ushobora guhinga ngo utunge biliyoni 7 z'abaturage ukoresheje ya system ya kera yo gukubita isuka ugakubita ahantu isuka ngo urimo uratera icyo abantu bazicwa n'inzara ukeneye system yo kweza ukeza byinshi utera urubuto rumwe rukera byinshi sibyo kandi ubikera mu gihe gitoya kandi ugahingisha imashini imashini iminota 30 urashobora guhinga hectare wenda nk'ebyiri n'urugero ntabwo nari nahinga ngo mbiba ariko nzi neza ko ukoresheje imashini mu buryo buri moderne no gukoresha uburyo bwa kera biratandukanye so iyo iryo tandukanire rero niryo we investing amakuru y'uri tarakura ariko ukaba uzi ko rizaba adapte no hahandi winjizamo ngubu ndimo ndabwira kuri urugero rwanjye iyo urebye changes ziri kubaho muri energy sector ni changes zidafite guhagarara na gatoya isi yose iri kwirukanka iri gushaka ni hehe dushobora gukura energy isimbura aho twakuraga isimbura iyo twari dusanzwe dufite energy dufite nyinshi ikomoka mu gutwika petrol cyangwa se diesel noneho ibivuyemo hariya nibyo dukoresha ubu wabonye ko hari barimo bagerageza kugerageza uburyo system bwo gukoresha battery ariko uburyo ntabwo buri sustainable nawe bitekereza ubwa urabona telefone yawe iri kugenda kagushiramo umuriro uko numva umeze none utekereza imodoka igushiriyemo battery wari uri ahantu wenda utagomba no kuburi n'amasaha utagomba kuburi hanze what's gonna happen kandi ukeneye gucharging ibi ntabwo ushobora gukora habe na gatoya uzambwira umuntu ufite imodoka iri electric uyu munsi none wishimye warebe ubishoboka technology yo gushanja technology the winner uzatsinde the winner muri iyi game ntago ari abantu bari electrifying amamodokari cyangwa se bari kugerageza gukura energy mu kwezi mu zuba ngiye ndamye nashidikanya ko the energy will be nuclear power nuclear will be the winner w'ibintu byose ariko nta muntu uraza kuza kubikubwira ariko the information ziri hari nuclear is sustainable nuclear kibazo gihari ni ukuntu dustoringa waste ya nuclear can you believe uyu munsi ugiye mu isoko ry'umugabane kujya kugura company zimaze ya developer nuclear uyikwigura kwa $5 y'amadolari hadaheri ukuntu ni gute utambwira ko utari kubona opportunity yo gukorera yo gufata amafaranga yawe ukayakuba inshuro 20 50 possible ni 100
by investing just alone, investing gusa ugashyiramo a penny muri nuclear power. Hari company menshi ari kudevelopa nuclear, ariko nkuko twabivuze cyangwa se ni opinion yanjye yewe ntawe nabona bari kuvuga investment uzasanga mu kanwa ka buri wese ari kuyivuga izaba yapfuye. Nuclear I think is the best way to go niba ushaka profita kuki kuri energy transition, kuri transition ya ntuza ya energy. Twese twabonye ejo buno minsi yashize buri wese ari mu isiganwa ryo kujya mu kwezi. Utekereza ko abahungu bagiye kwifotoza? No, barimo barashaka indi source ya energy. Barabizi ko iyo dufite ntiri sustainable, ariko niyo dufite niyo mahoro yaboneka. Ntabwo ikiguzi cyo gukura peteroli mu butaka kuyizamura kuyipampinga ukageza hari ikiguzi bitwara kuyikuramo, wayigurishije usanga kitishyura ikiguzi cyo kuyikuramo. Think about that. Uko turimo energy peak cycle, nuvuga ngo peteroli iri munsi y'ubutaka kuyikuramo biragoye, iri kure, ikiguzi cyayo iyo ugiye ku isoko ibyo ubonamo is not worth it. Bityo niba kuko bigoye hagomba kuboneka ibyo bitavuze ko peteroli izahagarara, ariko I think izakoresha ibintu by'ingenzi such as imiti, imyenda, ifumbire, ibintu by'ingenzi dukenera bya buri munsi, ariko apana kongera gufata peteroli ngo turayikoresha mu gucana imodokari ngo gushyira mu modokari, cyangwa se ntabwo tuzongera kwibona energy gukora, kuko iriya energy dukoresha mu gushyira mu modokari ni nyinshi, kandi ku munsi muri Amerika bakoresha miliyoni 124 z'utugungu just kugira ngo balimante mu modokari. So ibi ntekereza ko aba global elite bakontorora ahisi iri kugana, bamaze kubona ko eminent ko bagomba gushaka source energy. Ubwo rero nashidikanya ko bari kureba ukuntu bashobora kubyaza izuba umusaruro. Ibi byo bazabigeraho, ariko mbona bizatinda, ariko uburyo bwizewe and nobody is talking about it ni nuclear power. Nabonye Kigali nigeze kubyumva, ariko article ndayisoma ngeze hagati bitotsi biranyica. Hari nijoro nzi neza ko nabo bari ku developer nuclear plant za power. I don't know, ntago nabihamya 100% kuko niba ndibuka neza, I think narasomye article bivuga ko hari amasosiyete ari gushyira nuclear plant i Kigali hari. So birakwereka ko the governments n'ababari babo n'inshuti zabo bazi neza what's going on and what's going down. Birazwi neza ko petrol iyi dusanzwe tuzi kuko impamvu ki tugomba kumenya petrol nuko I think we need to know ko ikintu cyo cyose, yaba uruganda, yaba ibiryo ugura muri boutique, yaba kugira ngo ushaje telefone yawe, kugira ucane mu rugo ukeneye gutwika petroli. And iriya petroli twari tuzi yakoreshwaga na biliyoni 7 z'abaturage ku isi, kandi twayikoraga kuri uyu mugabane wonyine tumazeho imyaka iyo nzi wenda abantu bamaze ku isi ni 2024 niyo tumaze hanga ifamuganaga uko mbizi, ariko abantu bamaze imyaka irenze iyo ngiyo ntabwo nzi igihe petroli yatangiye gukurwa mu bitaka, ariko iyo petroli dukoresha ku munsi umbwira ko nta petroli zaba peak. Ibi birihutirwa I think, niyo mpamvu I think ntabwo ari recommendation, ariko igihe cyose wongeye kugura itike y'indege ujye ugenda ugure umwanya wo muri business class. Hari ahantu haba ari nk'abantu bari kuri mission, bari gusolvinga ibibazo by'isi bya nyabyo. Bari abatipe cyangwa bari abatipe usanga hariya bazakubwirije, I think bashobora kumenya ibanga rya what's really going on, and then ukipositiona muri ahantu ugomba kuba uri in terms of finance, kuko ibintu byose burya nko muri Amerika hari amasitoke ugura, intambara yaba ya masitoke agahita akora 10x, like investment yawe kugira ihombe ya masitoke, kubera ko hari nk'amasitoke n'urugero babyita derivatives. Iyo isoko ry'imari riguye, kuko investor ni umuntu ureba ibintu mu buryo butandukanye, akenshi bakunda kureba ibintu mu buryo buri critical, ko ibintu byinshi tubona byinshi akenshi abari scam n'ibintu akora. Ubimenya y'ikiguze, wari wagura ikintu kuri internet, ujye kuri internet ukagura ikintu, buryo ugura ifoto, iyo ukiritseho kuri ya foto ukacyodaringa bakakikuzanira, akenshi ni gake uzasanga cya kintu waguze gisa n'icyo waguze. Niba warabibonye iki kintu mvuze, niba uri famille yacyo byaba byarakubaye, I think you know icyo ndi kuvuga. So
so bivuze ngo majorite y'ibintu ukuntu bigaragara na realite yabyo siko biba bimeze. Ibyo bigatuma investors bajya inverse y'ukuntu babona ibintu mu buryo butandukanye n'uko bibona. Noneho ugasanga bari kubetinga against yuko iyi technology za failing. Hari icyo bita rero derivatives, ariko sintekereza ko byonyine kuganira kuri derivatives yaba space ukwayo itandukanye n'uyu munsi, kuko you understand derivatives ugomba ku understand stocks, investment and the fundamental yo investing. So intugo Jarik ntabwo ushaka kwihara ijambo. Is anybody there ufite ikibazo kijyanye na crypto market, kuko niho ndi specialize cyane and ndebe ko mbasha gusubiza. Iki nashaka ko tuzaguza gukora recap ni naya makuru y'ejo bundi aho XRP yalanshinze stable coin running kuri XRP blockchain ndetse ikanongera ikanarunning kuri Ethereum. Tuze kuza gusobanura icyo bisobanuye na impact bishobora kuza kugira mu byo XRP idekarara kubiri kuri solving. So ngusubije ijambo rero, niba ari icyo ufite cyo kongeraho cyangwa ikibazo, I'll be here to respond. Rafa, urakoze. Jambo uyu munsi hari muri audience, yabaye ngombwa ko mfata mic nka hosting space. Samu niwe wari ufite ibibazo, ariko I think ko nawe yashubijwe, ndabona yanamanutse yagiye. Sinzi niba hari undi muntu ufite ikibazo, ariko abaye ntawe wahita kuri iyo recap y'ayo makuru ya XRP. Twatangiye tubwira abantu ko turi buyavugeho, noneho kagira icyo tubwiraho kabisa. Yari inkuru iri guca ibintu ejo. XRP igiye gusohora stablecoin. Ni amakuru ari exciting cyane ku bantu mu by'ukuri ba holdinze XRP, kandi nkeka ko izaba life changing opportunity ukurikije ayo makuru yayo ari fundamental ari hangaha. So hari umuntu muhaye message muri audience arambwira ko kubera ko majority ya audience ufite uyu munsi ntago ari abantu bari famille ya ntuza ya XRP, kandi gusobanura kiriya kintu harimo amagambo menshi ari technical y'aba developer ku buryo kugira ngo uzabisobanurire umuntu utarimo imbere it's hard to understand. Ariko nkuko abantu bagiye babisaba, n'igihe kirageze ngo abantu utangiye kudevelopa za video ziri mu buryo bw'amadese ibasha gusobanura isoko. Ariko nubwo utabasha gusobanukirwa isoko rya software, ariko ngewe ikintu ushobora kongera kuganira wenda ni uburyo bwo kuinvestinga. I think mu isoko ry'imari n'imigabane ari ry'abantu benshi bari familiar with. I think bamwe muri twe ahangaha bafite amakonti muri Fidelity, Robinhood, Webull, eToro, ariko abantu benshi bainvestinga gusa bashaka kudaboringa amafaranga cyangwa se kugumisha agaciro k'amafaranga yabo kari stable. Like ubundi kugira ngo wirinde inflation you need to invest. Iyo ni simple as that. Bivuze iyo ubitsa amafaranga, ibi ntabwo ndi kubyigisha. I think ndimo ndasubira mu byo twese tuzi neza ko bifasha amafaranga ukayashyira kuri banki. Ikikubaho nuko ya mafaranga nta kintu kiyaho, ntawe yatwara, nta mujura yageraho, ariko hari ikintu uruzinga, ni purchasing power y'amafaranga yawe iradeclininga mu gihe kirekire, ariko nicyo kiguzi cy'umutekano. Umuntu w'umuhanga yigeze kuvuga ngo iyo ushaka umutekano wigira kuba muri prison. Niyo hari umutekano uri max, niyo babizita mu maximum, hari ko ni gute bazitira gereza iri max kubera ukuntu haba harinzwe. So gifata amafaranga, ariko nabyo bigira ikiguzi cyabyo. Mu kintu cyose hari price yacyo. So gufata amafaranga ukashyira muri bank ntabwo ari uburyo bwo kurinda inflation. So the inflation tubona uyu munsi wa none, ntabwo nzi wenda inzu y'ibyumba bitatu uko yaguraga mu myaka 10 ishize ku isoko ryaho herereye, ariko uko byabimeze ko ariko kose twagiye tubona ikiguzi cy'ibintu byose gishobora kuba cyarikubye niwe inshuro 3 mu myaka 10 ishize. Tekereza kuri icyo kintu, kuba ikintu waguraga cyangwa uzajya mu isoko aho gahahira ibyo kurya, kuko inflation ubundi ikunda kwimanifestinga cyane ku byurya.
ku biryo kuko ibyo turya ni ibintu bya mbere biri konsome cyane ugereranyije n'ibindi bintu. So igiciro cyabyo gikunze kwipingamo hariya mu biryo mbere yuko kijya ahandi hantu, ariko biba byahereye kuri energy. So I think abantu bagomba learning investment. Investing apana yo tuze investment abantu batumva gukora business. No, you can invest in somebody's business, ariko ukabikora mu buryo uzi buri verifiable, apana guhereza umuntu amafaranga gukorera ibintu. No, you should wowe kubyikorera. And iyo investing ikintu ugomba kubanza ugatandukanya ibintu bibiri. Iyo wishyuye, ubundi iyo umuntu yishyuye wowe wishyura amafaranga, ariko wowe icyo wakira ni agaciro. If I give you money, nguhaye amafaranga ukampa agaciro k'ibyo nguzi. So iyo ugiye mu isoko ry'imari n'imigabane, ubwo ndassuminga ko buri wese azi isoko ry'imari n'imigabane. Isoko ry'imari n'imigabane wenda amagambo makeya ni ahantu amasosiyete ari prive ashaka kuba y'abaturage, ahubwo ati amasosiyete tugiye kuyagurisha abaturage, tubagurisha imigabane, noneho twe dusigare dukorera abaturage, sibyo? Bajye baduhemba turaninga ino sosiyete. Ndaguha urugero nka company bita ExxonMobil, Apple, amasosiyete menshi ubona ku isi menshi ari public traded, na Coca-Cola n'izindi zose. Zino sosiyete ba nyirazo ntabwo bakibaho, buriya barapfuye. Ariko kandi ibyo byose nabyo biri mu bituma uba oblige yo kujyana isoko company yawe mu isoko ry'imigabane, kuko niba company yawe iri gukemura ikibazo muri sosiyete gikomeye, uyibazina uyu uramutse upfuye byazagenda gute iyo sosiyete yawe idahari, kuko burya iyo nk'uko ipfuye amajyarabura, sibyo? So gukora investment ugomba kubanza ukandastandinga ama company arimo hariya ubundi ubwayo abaho, wayasura, wavugana na ba nyirayo. Iyo uguze umugabane barabimenya ko waguze umugabane. Iyo waguze umugabane ubuzwi, ufite ijambo, ushobora no guparticipa mu nama iba buri mezi 3. Iyo nama nibwira abashoramari uko ibintu byaba byitwaye. Yemwe sosiyete yacu muri iki gihembwe twaragurishije, ariko duhura ikibazo cy'uko umuriro inkuba yarakubise, bigenda gutya. Ariyo mpamvu abantu benshi bakunda kuinvestinga mu isoko ryo muri Amerika, kubera ko infrastructure yabo iri stable, ku buryo ntago amasosiyete aba afite izo earnings zirimo ibibazo bimeze gutyo, ngo umuriro warabuze cyane ngo twabasha gukora ngo ibitiyo byinshi bihagije. Vuze ibitiyo wenda ari nka company ikora ibitiyo, right? So rero kuinvestinga ugomba kubanza ukamenya ko amafaranga yawe afite agaciro kanini, niyo mpamvu bari hariya. Kandi iyo investing muri company, ibyo winvestinzemo urashobora kubiclaiminga, ndetse ushobora no kubitangaho ingwate. Ushobora kujya buri Kigali ufite imigabane waguze muri Apple, ukayihereza Beka, ukavuga ati Beka, yewe mfite imigabane ihwanye $20,000. Imigabane ni imigabane yo muri Bank of America. Umugabane umwe nawe uguze $25, ariko umugabane wanjye uri ku $100. Ariko sinifuza kugurisha umugabane wanjye ko nizera ko iyi company naguze iracyafite gukomeza kazamuka. So amafaranga nshaka rero, nshaka $1,000,000, nshaka amafaranga yo gukemura ikibazo mfite, ndaba mbahayeho ingwate y'imigabane. Buriya banke ikunda ubundi ingwate ya mbere amabanki akunda ku isi hose ntago ari inzu yawe, sina zahabu wambaye, si zahabu uvitse muri vault yawe cyangwa isaha ihenze wambaye. No, bakunda imigabane. Biroroshye gufata kuko iyo bahaye imigabane cya mbere izamuka agaciro umunsi ku munsi. Icya kabiri, biroroshye kuyitransfera no kuyitracking ahantu hose wayigurisha. Tivwa. So iriya ni umutungo wa mbere ugomba kuba fiera wo gutunga, kubera ko biroroshye ku trading kugera ku isoko yatugurisha amafaranga. Uramutse uguze ingofero ya Louis Vuitton ukagira muri ka petit problème gakeneye $200, ingofero yaguze $500, ni kuri kimwe ashobora no kubura umuntu ihereza ku manyarwanda $100,000 ukamubura. Ntamuza agaciro kayo k'igiciro wamayonga. Kandi ntago ingofero liquid, sibyo? Ariko iyo ufite imigabane urashobora kugurisha imigabane yawe kuri Hong Kong Exchange, New York Exchange, cyangwa se ku isoko ry'abanyaburayi. Ubwo rero iyo approaching isoko ry'imari n'imigabane, urabanza ukareba ibintu bya mbere ukunda n'urugero, cyangwa se wumva ese kwa buri muri medical, ibintu by'ubuvuzi. Iri mu buvuzi ugomba kubanza ukandastandinga demand iri mu miti na service n'abantu, n'ukuntu umuntu yarwaye ashobora kukwishyura ikiguzi cyose cy'ibyakorera ariko ukamusubiza ubuzima bwe, sibyo? Ibyo bigatuma wumva ko investing muri company ikora imiti, cyangwa se company company ifite ibitaro bita gutya, kuko ibitaro byinshi tubona hanga amazu menshi tubona amenshi hano manini maremare byubona za New York cyangwa se mu mijyi ihambaye, amenshi buriya hakoreramo
systeme zo kwa muganga kuko nibo bafite amafaranga yo gukodesha ari amiturirwa miremire. Ni ukuvuga ngo real estate idafite industry ya ntuza ya medical yahomba kuko nibo real estate ibaho kubera healthcare niyo igenda igakodesha iriya miturirwa miremire hari. Niyo mpamvu uzareba usanga mu mujyi utuyemo uzasanga hariya ngo babaga umugongo, hari ikizu kirekire, hari ababaga ijisho, hariya bakora ingingo z'intuza kubera ko niyo industry ibunga amafaranga kuko amafaranga ubundi ndaboreka mvuge nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amafaranga aherereye mu bwubatsi muri real estate muri real estate ni 40%, mu buvuzi ni 20%, andi mafaranga ari muri retails na manufacturing ni hasigaye aho ngaho. So iyo ugiye kuinvestinga nanone ubanza ukareba ahantu amafaranga aherereye nta amafaranga agiye niba kuko ubucuruzi bw'amazu aribwo burimo amafaranga kandi ukaba ukunda ubwubatsi niwe ushyiramo amafaranga. Buriya wari uzi neza ko apartment ukodesha akenshi abanyirayo aba ari nk'abantu nk'ibihumbi nk'icumi nabo bataziranye ariko baba barashyize amafaranga hamwe bakagura imigabane ya company yubatse iriya apartment babamo. Ariyo mpamvu uzarebe ntushobora kubambura ngo bizakugira amahoro kuko baba bafite obligation bagomba kugeza kuba baguriye imigabane at the end. So n'izi magambo rero ku investinga ugomba kubanza ukamenya industry yariyo. Industry zatandukanye, hari industry zikora imiti nyine, hari iz'ubwubatsi, hari izi prepara energy. So biterwa n'ibyuzi kandi usobanukiwe niyo recommendation. Noneho nyuma yaho nyuma y'umaze kumenya industry ugomba kumenya company iridinze industry iri imbere. Bigoye cyane kuba yahomba, ariko none kugura company ngo nukura ko ngariyo nini izwi akenshi uyigura henze. Biba byiza iyo ushatse indi company ntoya ikigera ku isoko ariko iri gukemura ikibazo kigoye ya indi nini igakora kuko gukorera amafaranga ni ukusolving ikibazo. Does that make sense? So noneho ukinjira ku isoko ukareba wa mugabane ukiri mutoya kuko kuinvestinga iyo ushaka kuinvestinga ugura kuri makeya ukagurisha kuri menshi. Niyo fundamental y'umucuruzi mwiza. Ntagomba kujya mu isoko kubera ko ngo Bitcoin ngo yabaye 70 ngo uyigura. No, icyo gihe gari ya mushi bayagucitse ntago bishoboka. Ugomba kwitegereza ikongera crashinga mu gihe wese ari kurira ngo byaguye ngo byamombeje. That's when you buy. Nibwo ujyamo hara hirya ukagura kuri ibishoboka washaka ukanagura. You're gonna be good. So investing rero ni ukeneye igihe, amafaranga na discipline. Noneho ukagira n'ubumenyi bwo kumenya ibyo ukora. Ibyo byose ni ibintu ushobora kubona usomye urubuga bita Investopedia. Hariho fundamentals zo kuinvestinga umuhanga wese. Ukongera ugasoma igitabo cy'umugabo bita The Richest Man in Babylon. Ni igitabo kiri available on YouTube. You don't have to pay a dime kugira ngo ugisome. Wenda ashobora kuba ikibazo cyo kugisobanukirwa kuko akoresha nk'amaterimi menshi ya finance, ariko ugize ikibazo naho ahandi uza ukabipoza nyine muri community y'abantu bakagusobanurira. So y'abantu rero bavuze abantu baganiriye babazanye ibibazo, I think nibwo ibintu bigenda neza. Reka ntanga ijambo ku bazamutse yari ikintu bashaka kubaza and baye mfite igisubizo nagenda gisangiza amakosa. Dafa urakoze cyane. Twakakira wenda abantu bafite ibibazo n'icyo bashaka kubaza. Hari umusista wari wazamutse yitwaga Rukusorome. I think namuha mike wenda akagira icyo abaza, noneho waba ugifite igisubizo ukamusubiza cyangwa n'undi wese ushobora kubyumva akamusubiza. N'umutipe abantu nawe umusista. No, all right. Ni bitari kumva ntabwo ari kuvuga, ashobora kuba atari kutwumva kabisa. hari icyo ufite cyo kuvuga, garuka usorome. Hello. Wanza atari hafi kabisa. Okay, umutiba. What the heck? So nakifuje gukomeza ariko kubera ko burya iyo uri gusobanura utanditse utanateguye biba byiza ubikoze uri kubazwa ibibazo, nibwo I think habaho ko abantu benshi bibaza byinshi. I know 100% sure kuko mfite DM nyinshi najya masa gusubiza bijyanye na ntuzana
na investing. So, ariko iyo umuntu agize gutya agapapinga akakubaza ikibazo, that's the best way to go uri gutakorenga ikibazo. So ikindi none umuntu utegura ibiganiro burya intogore Jean-Luc biba byiza ukabanza uko abantu benshi ntabwo baba banazi icyo kubaza, sibyo? Abantu baba bakeneye ko wateguye ari ubabariza, ugomba kumenya icyo audience yawe ishaka kumenya, ugashyira ibibazo hariya kuri ntuza, and then ugakora ibiganiro habaho no kubaza abandi. Niho hantu umuntu iyo umubajije ikibazo ahita nawe akeye ikibazo ako kanya ugasanga hari ibintu byashobora. Ndabona yazamuye ikiganza umutiba, go ahead. je na kare nakoze mvuga ku kintu cya mining wenda bari technical, ariko ureba nka field naku mu gisata cy'uru ruganda rw'ifaranga koranabuhanga mu Rwanda harimo ikintu cyitwa gucukura. Twatangiye kugishakira inyungura amagambo yitwa gucukura. Waba ukiziho iki? Watubwiraho iki? Ese ukibona gute? Kuko urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu benshi tukirimo, nanjye ndimo. Ese nk'umuntu w'inararibonye muri ibi bintu, biriya bintu twita gucukura, ubwo gucukura tuvuye na nk'iyitwa Satoshi aho twacukuyemo Koa ndetse na Wex, ubibona ute? Bimeze bite? Wagira ikintu tubwiraho? Ndabanza gukosora gato umutiba, ntabwo ndi nararibonye gusa ko ari cyo ugomba kumenya, ndi umunyamatsiko. So njye nemera ko twese tuje hano tugahuza amatsiko, hari byinshi dushobora gukora cyangwa tukageraho ko amatsiko tumumenye. Ariko ngiye ku kibazo bajije mining, bitcoin ziri miliyoni 21 zakoze zose zagomba kuba mined kugira ngo zibashe kugera ku supply. Ni nkuko zahabu buriya kugira ngo ikugereho iba yabanje gucukurwa. So kumininga ni uburyo buri digitale bwo kumininga bitcoin. So nta makuru menshi nyaziho, ariko kera mu 2021 after covid, I think naba narinvestinze cyane mu bijyanye, nigeze kuinvestinga muri mining equipment. Mbya mushiki wanjye mutoya wa nyuma azi mining Ethereum na n'ubwo. Ariko ikibazo kimbera ikiguzi cy'umuriro warampindaga cyane ku buryo ibyo nakuragamo n'ibyo n'igiciro nishyuraga wasangaga umwanya wanjye ntabwo ndi kubona ikiguzi kingana n'umwanya banashyizemo ibyo n'amafaranga. Igihe ntekereza kubijyana muri Afurika kubera ko umuriro muri Afurika urahendutse. So nabwo nsanga ntago like hari kweri igihe maze ntaririya nkabona sinabishobora kuba muri turatorere, and bihuriramo mpita nguma muri investment. So mining rero nta kintu mfite nabikubwira kuko ubwanjye nashatse kubikora ndi kumwe na sister, and sister ikibazo cy'umuriro, and nzi neza ko gusa ushaka kwiga ku mininga Ethereum cyangwa Bitcoin ukenera ubumenyi bwihariye butatwara n'iminsi 7 kugira ngo ubimenye. Ni igikorwa cyiza kidakeneye gikeneye ubumenyi kugira ngo ukorere amafaranga gusa. Ntabwo ukeneye ubumenyi ukagira n'ibikoresho byo kumininga bigezweho. So donc ni ibyo ngibyo. Ariko hari amasosiyete akomeye cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Amerika cyane muri Texas niyo state ya mbere ifite mining iri hejuru cyane. Hari company bita Mara, ubu banakoresha bavuye mu gukoresha umuriro w'amashanyarazi, bakoresha umuriro wa nuclear power mu kumininga Bitcoin. Umva ko nuclear irahendutse cyane. So ntabwo ushobora gukompara nabo, bose bihariye hafi isoko ryose za Bitcoin ziri ku isoko nibo bazigurishije. So bagiye bakora nk'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu benshi cyane bibereye muri Ethereum. So I don't think niba ngusubije ndakeka naba ngusubije iki kibazo. Uranshubije ko nanjye ndi umunyamatsiko nari nanabihize. Nuwangu iyo umbwiye ni mining ubundi ya nyayo uko twakabaye tuyivuga cye gucukura bya nyabyo, aho bacukura Bitcoin
bakanacukura za Ethereum bakoresheje izo mashini zabugenewe zikonsuming umuriro cyane cyangwa se zikenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Ni nabyo biba i Burayi no muri Amerika na za Canada, ariko twe muri Afurika cyane cyane no muri ibihugu byacu za Rwanda, Burundi, za South Africa, Kenya, habamo ibindi twita gucukura. Nge kare nabivuzemo nuko byanse yavuze nakoresha amatekinike akomeye, nge nabibonye nkaho ari nko kwamamaza cyangwa se icyo twakwita nka advertisement mu ndimi z'amahanga, aho twebwe haba hari abantu bari gukereya kiributo nshyashya, noneho mu kuyikereya nimba ari nk'iyo kowa twe bakatubwira ngo turi kumayininga, turi kwicukura, ariko mu by'ukuri akazi dukora ari nko kwamamaza. Nge ndi kwibaza izi za mobile cyangwa se gucukura bikorewe muri telefone, ariko nabyo utaguze subscription cyangwa se utaguze uburenganzira kuri company, hari izo hari ikiryabarezi kiriho bita niba ari PI network, ari nabo bakubwira ko ushobora kumbabarire niba uri bullish optimistic kuri PI network. So ikinaza nakeka abandonatinze hafi za miliyoni z'amapi, ariko kubera ko ntabonaga use case n'ikibazo bari gukemura ndabifata ndabigurisha. And nibo bantu n'ubishima bwa mbere bamayininga bitcoin kuri telefone ubwayo niyo iri kuyivugira iragera igashyuha cyangwa se freezinga bitewe no ko wenda winjiye mu mafoto, virusi n'ibiki byose, it depends what kind of phone you use. Ntabwo nsiyo urebye computer generation ikenewe zikora mining wabigiranye no gukorera kuri telefone usanga inga atari mining, barabyitirira kugeza umunsi wa none. And hari n'umuntu ugeze kunyandikira message ambwira niba ari message niba ari tweet avuga yuko twagombye kuvuga ku kintu bita PI network. PI yihariye isoko iriyeretse muri Afurika, ariko impamvu isoko ryabo ryinshi muri Afurika ni ukubera ko ibyo bakora usibye umuntu utabizi wabigura, ntabwo bashobora kuzana muri Amerika ngo babashe kugurisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa mu Burayi babashe kugurisha ibyo bagurisha. Ariko nibyo bambwiye ati iri soko kubera ko ritaraza nk'amategeko n'abakareregulatinze batararyumva, ni ukwitonda umuntu akagura ikintu azi, ndetse byaba mwiza akaba yakibaye recommended n'umuntu kandi nabwo utamusabye amafaranga. Uyu muntu atangiye kugura ngo amafaranga ukorera ibi ngibi, niyo ibibazo bitangira kugeza umunsi wa none. So and kwa mibi bigiye kugura. So PI network bishobora kuba toke kuvuga gutyo nkaba narungukiyemo hafi $2,000 $4,000, ni nk'uko mu bihumbi 2017 nari mfite miliyoni 100 z'amadogecoin, miliyoni 100 z'amadogecoin s'il vous plaît. Ndebera igiciro cya dogecoin today nkubire nka miliyoni 100, I think nari kuba ndi umuntu w'umwest, nari kuba ndi umuntu wo mu karere ufite amafaranga menshi kuruta abandi bose, kubera ko ntabonaga dogecoin ntikeneye kuba mined. Nako buri munsi haza dogecoin zijya ku isoko, ni buri munsi hari dogecoin zinjira ku isoko nshyashya, sibyo? Nuvuga ngo bafite unlimited supply. Ikintu gifite unlimited supply agaciro kayo karagabanuka. Impamvu ki umunyu ku isi ariyo product ya mbere hendutse kandi tishyura umusoro, ni ukubera ko umunyu uri ku isi uruta umucanga, ni mwinshi cyane. Supply iyo itarangira agaciro nako kajya hasi. So ibyo bituma ntabona use case ya dogecoin. Ariko kubera ko iyo urebye abantu bari filozofi y'abantu, imitekerereze yabo, yabonye ikintu kiri kugura 0.000 akashyiramo $100 akabona afite miliyoni 5 z'amakrypto, avuga ati ikintu kiba rimwe bizagenda gute, bigatuma abantu benshi bafurenga umara. Ibyo bikwereka ubwinshi bw'abantu bari mu bintu batabizi, kugura ikintu ngo nukora ko kigura make 0.0 ariko kikaba nta kibazo kiri gusolvinga ni ecosystem. Aka nibyo twatangiranye n'abatangiranye turi kumwe nabize twatangiranye ko is investment mu rwego rwo kwirinda frustration, ubu investing mu kintu kiri gusolvinga ikibazo cyanyacyo. Nturebe igiciro ko watangiye kureba igiciro, that's when reba ikibazo bari kiri kubasolve. So Shiba Inu, Dogecoin is not solving any problem. Dogecoin uyu munsi wa none ihagaze ko ihagaze kubera umuntu uri kuyibakinga ariwe Elon Musk. Aravuga yuko kubera ko you control memes u control isi, and that's true. Urebye ko sinzi wenda statistique uko bigaragaza uyu munsi wa none urubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 kuri 33 35
nibo benshi ubu ngubu kuruta abandi bose. Abo bantu benshi nta bumenyi bafite kuri crypto ziri gusolvinga ikibazo. Iyo izo coin zije zidasaba amadolari 5,000, 10 cyangwa 20 y'amadolari ngo uyigure ikaza bakubwira ati niba mukibaye rimwe uzaba ufite 20,000 z'amadolari, everybody will put it, uretse azashyiramo akantu kariko kose kugira ngo azabe party y'iyo story abantu baba bari kukubwira. So ngarutse neza ku kibazo rubashije, ntago ndumva mu myaka maze muri iyi industry umuntu ambwira ko akoresha telefone ari kumayininga, ariko PI network yes bakoresha telefone, ariko I don't think kiri ari mining. Ubwo ndabikubwira kubera ko wenda reka nzi nohereza intogore fintech video ya ntuza ya mining yanjye facility, urebe ukuntu ingano kwayo, and urebe na computer ubwayo kuyubaka, computer handling iriya traffic irimo hari, you just ntago hardware material ukeneye kugira ngo ubashe kubaka facility ishobora kumininga nibura Ethereum 2 ku munsi cyangwa 3. It's a huge investment. Ntago ari ikintu mbona telefone ishoboye kuba yakora. Sinzi niba ngusubije. Uranshubije rwose, ndi kubyumva ko nanjye nakoze research, ibyo umbwira bihura n'ibyo nasacinze pe. Ubwo bivuze ngo muri make twakanzura kibi twirirwamo, ubwo ni na byinshi nibyo nahereye mvuga, dufite n'ibibazo byinshi muri community yo mu Rwanda, mu bantu bo mu Rwanda. Usanga umuntu afite ibyitwa ngo ni mining birenga 35 mu telefone akanda buri munsi. Ubwo ku mining byo no guclaiming, tubyita claim, gupyonda buto cyangwa guhererekanya utuntu tw'udukode. Ibyo nibyo twita mining mu Rwanda. Nta nubwo iyo ngiye usobanuye abantu bayizi muri uru Rwanda ni mbarwa, bazi ko ibyo bintu bya mining binasaba equipment. Abenshi bazi ko mining bashyira mu telefone bagapyonda, harimo izo za kowa sinzi imbuheza. Ngiye kohereza video Jarike and kugira urebe basic ya mining uko bimeze. Biragufasha kumva neza ko birabakora ntago ari mining. Mining ni investment iri seriye, nkuko ushobora kugenda ariko watangiye kubaka inzu ya $50,000 z'amanyarwanda. And mining nyinshi zizaza zifite agaciro karenza ngo $50,000, ubundi baravuga $50,000 suppose ari $50,000 y'amadolari. That's a mining. So ariko kangiye ntuzamwohereza video, ariko twakira n'ibindi bibazo kugira ngo yo audience itaba bored kuri issue. Ariko ntabwo naraguhaye ntuzara Jari. I don't think ko nyine kwikohereza. Nkubaze gatoya. Rafa. Ndagira ngo nkubazeho gatoya, buriya ibintu byinshi ubundi bitangirira mu biganiro. Ni ubona wenda nk'iyi CMA authority yamusigize gutya ikaba yakwegera muri zino nganda, bino bigo biri Masoro cyangwa se Rwanda, bikaba byagira gutya bikaristinga samu hakagira imigabane bishira ku isoko ry'imari n'imigabane, noneho wenda baje nibo mu Rwanda cyangwa n'abandi banyarwanda bakaba baparticipamo, ubona bitagira uruhare kuzamura ekonomi. Iryo soko rirahari riyobowe n'urugaga bita RCA, ndetse n'umukuru waryo yitwa Rwabukumba. Yigeze no guhurira mu Bubiligi, yaje kumutiva abashoramari abanyarwanda gushyira amafaranga muri capital market y'i Kigali. Icyo gihe muri iryo soko harimo amasoko ya public, kubivuze n'isoko ya public biba bivuze ngo isoko ushobora kugenda kugura imigabane. Icyo gihe yari MTN, Bralirwa, n'andi makampani nka 3 ari public traded, andi bari baragize andi makampani nayo yagiye atubwira ati ni makampani yazaza, ariko abanyarwanda bari bafite ubwo bavuga ati igihe hari public financial statement zayo zose ziba ziri public, ku buryo niba wanyerezaga imisoro ufite ukuntu hari ukuntu babigenzaga ntabwo biba bigishoboka, kuko ubaye kampani y'abaturage niho ibintu byose babikora nta banga rawe kirimo, sibyo? Niba ikamyo yawe yamenye ikintu cyose kibayeho cyose cyo bikoma ko kimenywa n'abashoramari, kuko nibo bari bafite intuza ijambo, bashobora no gukuraho ubuyobozi.
iyo company yamaze kuba public traded ntabwo ibikira ba nyirayo bayifunze ubwo icyo wayigurishije kuri batwe icyo ukora mu bumeze mwaho ngaho ni ukora ko ari wengira igitekerezo ikindi tukwishyura buri kwezi kugira ngo ugume mwaho ngaho ukore ibijyanye n'inyungu zacu ibyo wakoze turimo turabona viziyo yabyo so wowe rero tugiye kubikugurira ngenda afata ngiye shobora kuza nkagura nk'imigabane 100 ukagura nk'imigabane 2,000 noneho amara kuyigura wowe ugakora kuri intere yacu ni company yungutse tukaripotinga ibyo twungutse agaciro kwa mugabane karazamuka kajya ku isoko buriya ugiye muri Kenya South Africa he hose buri kigo cyose kigira isoko ry'imigabane ryacyo ariko isoko ry'imigabane rya mbere rikunzwe rijya rifatana rinatuma muri Amerika habaho immigration iyi traffic ubona y'abantu bose bashaka kuza gutura muri Amerika twebwe ubundi ibintu byose twagiye tubyitiranya iyo baje umuntu muri Afrika impamvu uje gutura muri bihugu by'Uburayi akubwira ko mu bayeho neza hari impamvu zumvikana kandi nako binameze rwose ariko ufashe nk'umwana uvuye mu Bwongereza i Paris mu Bubiligi ukamubwira impamvu cyari guhungwa ari kuva muri cya gihugu yakuriyemo azanga akubwira ko ikintu cya mbere ashaka no kugibasha kwinjira mu isoko ry'imigabane rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora abamiliyoneri bashyashya batari munsi y'abantu 200 cyangwa 300 bashyashya batari bafite miliyoni y'amadolari bakuye muri ntuza muri stock market tekereza icyo kintu kandi hari abana byanga byakunda hari abana b'Abanyarwanda bafite ubwonko bufungutse we ukeneye opportunity rimwe gusa n'umuhe ebyiri ya kabiri ko nta mwanya afite iya mbere iyo nyuma zabyaza umusaruro so yo ugeze muri yo teko kuvuga ati wantu opportunity ni hahandi wanze ko token ngiye kubanza niga ikivuga yeske ibintu bikora gute ni gute ushobora kugera kuri iki ngiki sibyo wamara kubimenya ni hahandi uba comfortable ukwinjira mu isoko ukabyaza umusaruro nk'ibyo byose tuvuzanga ubwo ngarutse inyuma abanyaburayi benshi baza kuri iyo ntuzo yo gushaka mbabareka tubare bampamagayemo biranderanja yo gushaka kugira gusabagire ubushobozi bwo kwinjira ku isoko ry'imari n'imigabane ryo muri ibi bihugu so kandi niyo bagize rwose babikora neza kuko baza bafite ubumenyi ntabwo baza baje kubaza kuko byonyine niyo bigukura mu gihugu urimo bikakuza ntanga ngiye nkanya nkunda kuvuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu cya mbere icyanzanyemo nicyo nashaka narakibonye nari nkeneye access account zo gukora mu investment nta kindi kandi kuko unarebye ukuntu ikino gihugu bino bihugu byubatse ntago ari ibihugu byo kuza gucuruzamo umwuga wawe cyangwa se umurimo w'amaboko no iki ni igihugu cyubakiye kuri entrepreneurship niba udashobora kuza ngo fonde ukora ikintu udisrupting marché you losing your time urashobora gukora amafaranga yo kujya gukemura ibibazo yes ariko ibintu uburebye usanga byarubakiwe ishoramari n'abashoramari ibindi byo byose no kwibeshya rwose niyo mpamvu umuntu wese uri kuri side yo gucuruza service cyangwa gucuruza produit aho usanga ari bo babayeho neza ashobora kuba atabayeho neza mu buryo avugwa n'itangazamakuru ariko kujya kumureba kuko ugiye kubana abaturage bafite miliyoni y'amadolari ugiye kureba kora ka research kuri Google ni hafi nka miliyoni hafi 80 z'abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite miliyoni de dollars cash kuri konti ntabwo tuvuga miliyoni kuko hano millionaire and billionaire so ibyo byose bikura gusa mu gutekereza ibintu byose bitangira mu gutekereza n'imitekerereze yawe yagize ikibazo niba nabo yagize ikibazo kandi burya utekereza bitewe n'ibyo ubona buriya iyo ufashe umuntu ukamufunga ukamushyira mu mpande enye za gereza ikintu ashobora gutekereza ni ziriya mpande enye no kugira ngo ave aho ngaho muri gereza hari ibintu ushobora gutekereza iyo umuntu ashonje ikintu atekereza gikomeye ni ibyo kurya gutekereza rero bisaba guhindura environment bisaba no gutembera niyo mpamvu ubona abazungu baspending amafaranga muri tourism akaza akareba ingagi okay se kisa n'umuntu ahangaha ntabwo yabaye isoko y'aho umuntu yavuye ibyo bikamujyana ku itangiriro wagera ku itangiriro ukamenya n'ibyo utaruzi sibyo ariko ibyo ngibyo bikorwa gute bikorwa ari uko habaye gufata mind yawe ukayikuraho izirikiye
sibyo ukageza kumenya ibyo utazi kumenya ibyo utazi ni ukugerageza kwereka amaso yawe ibindi bintu utabonaga no kugira amatsiko kandi ku bintu bikora no gutega amatwi ikintu icyo ari cyo cyose kuko iyo uteze amatwi nibwo wumva ikibazo cyangwa ukamenya ahantu hari igisubizo. So iyi mico usanga tutayigera, uzarebe nk'uyu n'umuzungu usanga ari kukubaza ibibazo wumva ubaye ari utamubaza, sibyo? Ariko ni naco yabo, ibi bintu bagezeho dusinziriye, baraza batuha Bibiliya ngo bariyo dusoma mu gihe bo bari kwiga ubwonko bwawe uko butekereza. Buriya iyo umuntu ashyize produit hariya ikintu cyinshi ukivuze inshuro nyinshi ukagikunda cyangwa ukakizera, ninde mwana ugera imyaka 5 cyangwa 7 ataramenya produit za Coca-Cola, Fanta Orange, Sprite n'ibyo utabibizi, abimenya ataranayimwa kubera ko iriya company ifite publicité yayo iruta ibikorwa byayo. Bibyo ni publicité ya Sprite, ikinyobwa cya Sprite ubwayo ni nini kuruta ibikorwa bya Sprite. Bamamaza bihenze bakanamenyekana. So buriya rero narebye wasanga atari nacyo kinyobwa cya mbere kinyota, ariko kubera ko aricyo kinyobwa cya mbere kivugwa cyane abantu barakinywa. Ndaguriye Colgate ntabwo ari umuti wa mbere woza, ntabwo ari umuti woza amenyo. Uzanarabe neza Colgate woza ahubwo kwanduriza amenyo akenshi yagira umuhondo, ariko kubera ko itizeye irivuga cyane. Produit yose uzasanga kuri marché iri kwivuga ngura ati amenyo yawe nayoza ikaba umwero kurushaho, kubeshya. Niba koko Colgate yawe yoza amenyo kucyari ngombwa kuyimbwira, utakabanza koza yo mwana cyane ukabinyereka maze nkabibona. Ibi ngibi nkabijyana uzarebe produit za nyazo zitari zo kubeshya, ntabwo zigira abazamamaza, hano kandi zigira advertisement, zirigurisha ubwazo. Ikintu cyose gifite agaciro ntigikeneye ngo kivuge ubwacyo kiriyamamaza. Iki batangiye kukivuga uri kucyamamaza nuko nta sales kiba gifite, kandi ikintu kiri gusolving ikibazo abantu barakimenya, singo bakwiriye bibabwira. Buriya sinzi ahantu tuye hariho, ariko uzarebe boutique ujya guhahiraho iyo ifite igiciro gitoya usanga yihishe itari no kumugaragara, kandi uzasanga abantu benshi utazi ukuntu bahamenya. Iyo ufite igiciro cyiza ukagira na qualité ya produit, kugurisha ni imminent. Produit irasohoka ko igiciro kiragurisha na qualité biragurisha. Kugira ibyo byombi byonyine ntabwo ukeneye publicité. Bikesho twumva bakubwira ko utazigera usanga imodoka nka za Bentley, Lamborghini, ziriya modoka ntabwo zigira publicité, nta nubwo kandi zigira imyanya myinshi yo kwicaramo, kubera ko abazigendamo bagira kuri uriya rwego, ari umugore yaramutaye, ari umwana yaramutaye, kubera ko abantu aho bakiriye ni abantu bagenda bakagwa mu rukundo ibintu bashaka gukora, bakazagira aho bagira baratakaje iby'ingenzi mu buzima nk'imiryango n'ibice byose. None niyo mpamvu iriya modoka bayikora usanga ifite ibyicaro 2 gusa. Nta wundi muntu ushobora kugera hariya kugera ku butunzi biragora. Ubirangira inshuti zawe zikuvuye bavuga ati asigaye yita ku bintu akora, yaraturetse yaraducitse, nta gakire mugenzi wacu, ibintu bagatuma batakukikuyibonamo. Bikarangira n'umudamu avuga ati ntukima attention nk'ibamaga mbere, uri kumva, bikagera hariya uri wenyine. Niyo mpamvu bakire benshi usanga batunze za Lamborghini, akamodoka gatoya gahenze ku muryango umwe, kuko yinjira muri wenyine, nta muntu bajyanamo, kuko yageze hariya deja nta muntu bakiri kumwe. That's the philosophy. Iyo barabatipe bagiye gukora zira modoka, bavuga ati imodoka ko ngiye kwikora ikabigura $2 z'amadolari, ubundi kurwa nande umuntu yigura, ubundi agera hano byagenze gute? Iriya save niyo ibatuma gukura imodoka bakayigira ntoya, kandi bumva ko nibihenze ngo ko ari nini. That's the logique yanjye mu myumvire yanjye, ariko nabo bafite logique ya mukorera imodoka imwe. Rero mu gihe niyo ngiye. So ibi nabivuze ko bivuga ko investing it's a critical thinking. Ugomba kudevelopa imitekerereze yawe mu buryo buri critique. Niba ubona ko ikintu gishobora kuguha amafaranga ukareba n'impamvu kitayaguha, kuko izo possibility zombi ziba muri investment. Nushaka kwinvestinga amafaranga muri technology ugomba kumenya toke ndimo ndabisa ko ushaka kuyakorera, ariko se ni izihe mpamvu zishobora gutuma ntayakorera, kandi nazo ukoze agaciro. Niba ukoze agaciro uyigurira mugabane, ugomba no guha agaciro izatuma uri mugabane wawe ubwo.
that's the best way to invest. None iyo bibazo ukabigira kubibalansinga ukajyamo uzi risk za byose ko zishoboka, kuko umucuruzi ahura n'ibintu bibiri, urwunguko cyangwa uruhombo. Kimwe muri ibyo ngibyo bro, nujya ukora investment ugahomba, ujye wigurira icupa, uba wakoze business. Ni kenshi twumvisha bavuga ngo hari n'abantu batagira icyo bahomba, ako ntacyo yari guhomba, iki ntacyo yari afite. Ako yuhombye hari ikintu cy'umusigarana nk'umucuruzi, usigarana amasomo, kandi amasomo menshi yajyanye. Niyo mpamvu nta shuri ribaho ryizwe ryigisha ubucuruzi, ntaryo. Bashaka kukwigisha kubara no kugumana ibyo wakoreye, ako ntawe uzakwigisha business. Business uyimenya bitewe n'uko utekereza, imitekerereze yawe. Niyo mpamvu umutunzi umwe atumagira akajya hejuru, undi akaguma hagati, undi agahora asitara yongera asubiramo, undi agahora yigana, uri kumva? Undi wakavuga ati kugira ngerageze ibintu bizagera bigahomba, niyo muvuga ati ntabwo nacuruza. Kwa kuyu umuntu ucuruza arahomba, iyo mentality akayigira nawe kareko bibona. Aho gucuruza ni risk, ni ukwigomwa. So ntekereza ko hari ikindi kintu gituma gutuma ntekereza ko urubyiruko rugomba gutekerezaho mu rwego rwo kugira ngo batangire bihugure mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Nuko uyirebye sinzi imyaka abantu baranga bafite, ariko nzi neza ko urubyiruko mu myaka 30 kuzamura ruri kugenda rwiyongera ni rwinshi. I can be wrong about that, but ni gake cyane shaka kuba wrong kuri icyo ngicyo. Iyo igeze mu gihe nk'icyo ngicyo, mugomba kwibuka ko generation iratambuka akaza yindi. Eske abantu bashobora gucuruza nk'aho ari uburyo bwo gukorera amafaranga no kubaho neza? No gucuruza no gukemura ikibazo, no gutanga service na produit ziri gusolvinga ikibazo kuri marché. None abacuruzi twamwe dufite mu gihe batazaba hari n'abandi bazakora kano kazi ka usanga bakora. Undi mucuruzi cyane uri i Kigali bita uyu nguyu ukora ji no mugati uryoha gutya, yitwa ngo Kinyarangarama. Mwana w'umuhungu ni igitabo. Nigeze kumwumva ari kuvuga, kandi ibintu avuga kenshi urebye yakubwira ko ntaho yabisomye, ako ni experience. Ubu hari amahirwe ko ushobora kuba nka Nyirangarama utari mu myaka nk'iyi. Tekereza uburyo byaba ari byiza. Bwa Nyirangarama cyane umaje ati nicyo kintu wasaba Imana nawe ubwo ati wansubiza ubujene bwanjye, ariko kama n'ibingibi mfite. Nicyo kintu yakubwira. Kuko imyaka ni ikibazo burya muri iki gihe none. Hari ahantu ugera ugasanga ibintu ufite n'ahantu uri ntabwo ukabibalance, ugasanga hari ikindi kintu kibura. Hari opportunity bite nuko twe deja information ziri decentralize. Urashobora kuganira kuri ibi bintu no ukabimenya none hanga before ukevita ikibazo Nyirangarama yahuye nacyo, ari guhura nacyo kiri kumugeraho ingaruka muri kiriya gihe agezemo, wowe ukagikemana none hanga, sibyo? So ntekereza ko gucuruza no kugerageza, gucuruza no kuidentify ikibazo, gucuruza kubanza kuvuga ngo ndakorera amafaranga, ubanza uvuga ati ndashaka gukemura ikibazo iki n'iki ngiki. Niba kandi utabishoboye gucuruza, fata ibyo ukorera ubishyire mu ubyinvesting mu masosiyete yandi, mu buryo ariko buri legal, apana guhereza umuntu amafaranga. Biriya bibi traditionnel dukora biriya ni ibyakera, ntabwo bikorwa. It doesn't work like that. Hari ukuntu ukora investment muri business z'abandi bako bakorera amafaranga no kwinjiza amafaranga, ariko mu buryo buri legal, butagendeye muri hype ngo runaka byinze gutya na gutya. So Jarika, is there anything else that we can talk about? Cyangwa tureka abantu bajye kuryama? Rafa, murakoze cyane. Ndakeka twahinira aha kubera ibikorwa bihari mu Rwanda ejo byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twarekura abantu bakajya kuryama, noneho hakazabaho ubutaha tukazungurana ibitekerezo, ubutaha tukazaba twakomereza twiyungura ubumenyi. Rafa, mwakoze cyane kabisa bitabiriye bakurikiye. Bose turabashimiye kabisa. Yeah, anytime. I think we can connect next Saturday. All right. Sasa mu gihe cyose uteguye ikiganiro, kora ntuza siga hari ukuntu uteguza ikiganiro ko kizabita ari kinini, ukamenya gukora title nayo isobanura ibyo uzaba uri kuvuga. None abantu bagapininga icyo gihe umuntu akazavuga ati hazaba ikiganiro iki n'iki ngiki. Ibyo bituma abantu borganiza ko abantu benshi bayo kuri gahunda na za organisation. Ntabwo uzazanga utuguye ikiganiro ahirya kandi utegure topic n'ibibazo. Abantu baranga hari abantu batazi kubaza, ariko atari ukora karinjije. Nuko ko it's just niko ibintu bimeze.
tegura ibibazo byo kubaza umutumirwa wawe, apana kuzana umutumira ngo Yego. ngo vuga ko mbaje ngo mvuge nzi byinshi ku bijyanye investment. Ushobora no gutangira aho utagomba kumvira ugasanga ndagucurukuye icyo ngukure no kugucana gusa ukagenda uvuga ngo yavuze neza ariko ntacyo yumvisha. That's a problem. Niyo mpamvu kwiga niba nawe mubwira abantu bavuga ati rero education idahinduka. Apana ibyo twigisha nuko tubyigisha nta education dufite bizarangiye bihinduke. Uko education itanga kwike guhinduka nuko byigishwa bigomba guhinduka kuko n'isi ubwo irimo irahinduka. Sibyo? So icyo ni ikiganiro kwacyo, and I wish I can talk about education one time. Ariko ntago ari uyu munsi gusa. Icyo nagusabaga ni ukujya ukora title y'ikiganiro, ushyireho igihe kizanamara, title y'ikiganiro, nawe ubwawe utegura ibibazo uzategura. Si ngombwa ushobora kubwira abantu bagategura ibibazo byabo. Tuzaganira kuri ibi ngibi, tuzara kuri ibi ngibi. Ushobora gukora ibiganiro bifite amasezo. Sezo ya mbere gutya tugiye gusobanura ibi ngibi n'ibi ngibi. Sezo ya kabiri n'umuntu uzajya kubyumva hashize imyaka 2 azamenya aho ahera kugira ngo abe informe, apana kuba knowledgeable, kuko information n'ubumenyi biratandukanye. So kugira umuntu abe informe, tuvuga ni bikeya kuri byinshi, ariko iyo uvize bikeya kuri byinshi iyo ufite information. Noneho iza information niyo wifashisha byo gushaka ubumenyi mu gihe wumva uri ushimishijwe cyangwa ibyo bintu bikwatracta. Sibyo? Ubwo rero mugire ibihe byiza aho ndi mugiye mu kazi. Turasubira. Sawa.